Murabimenyereye buri gihe kuwa gatatu tubagezaho ijwi ry'umugore. Beatrice Byukusenge ni umuganga wita ku ndwara z'amagufa mu bitaro bya Gatagara. Asobanura ko nk'umugore ari akazi katamworoheye ariko ko nawe aba ari umubyeyi, bityo agakora ibishoboka byose kugira ngo umugore uje amugana asubire mu buzima busanzwe ari muzima. Reka ibindi tubikurikire kuri mikoro ya mugenzi wacu Marie Joseline Nyituriki. Ya physiotherapy nk'uko izina wenda mu kinyarwanda wagenekereza ukavuga ubugororangingo, tuyiha abarwayi bagize ibibazo by'ingingo cyangwa se ibibazo by'inyama, iby'imitsi, kutagenda neza, kudakora akazi gasanzwe mu buzima bwa buri munsi bitewe wenda n'impanuka yabaye cyangwa se ari iby'umuntu yavukanye cyangwa se byatewe n'ubundi burwayi busanzwe udafitanye isano n'impanuka cyangwa no kuvuka. Abo tuyiha rero ni abari mu bitaro, nibo benshi, ndetse n'abataha, ubwo n'abivuza bataha hanze bashobora kuba batuye hafi y'ibitaro cyangwa bacumbika mu bitaro. Serivisi yacu rero irimo ibice bibiri kugeza ubu, ariko turifuza kubyagura bikarenga bibiri. Harimo igice tuvura abana n'aho tuvurira abakuru. Uburwayi bwabo buratandukanye, nubwo intego nyamukuru bose aba ari ukubasubiza imbaraga ndetse no kubasubiza mu buzima busanzwe, ariko uburwayi ndetse n'ibitera uburwayi biba bitandukanye. Mpereye nko mu bantu bakuru, tugira abarwayi abenshi ni abarwaye imigongo, abandi benshi ni abagize ibibazo by'impanuka, akaba ashobora kugira ibyo twita spinal cord injury, cyangwa se atagize impanuka akaba yagira stroke, cyangwa yagize impanuka akagira icyo twita traumatic brain injury, ubwo ni ukwangirika umutwe. Tugira n'abandi rero bafite ibibazo by'ingingo mu mavi, cyangwa se bavukanye ubumuga butandukanye, tukabakira nyuma yo kubagwa. Abo ngabo navuze bagize spinal cord injury nabo tubakira nyuma yo kubagwa, babagirwa kenshi CHK cyangwa Roi Faisal. Iyo muganga amaze kubaga akamara gufikisa umugongo neza, amagufwa y'umugongo amaze kuyafikisa neza, nibwo bamutwohereza muri rehabilitation. Aza rero ari ku rwego rwo hasi, niko navuga, tugatangirira kuri zeru tumwigisha cyangwa se tumuha ubuvuzi. Intego nyamukuru ari ukumusubiza imbaraga kuko aza nta kintu ashoboye, ndetse no kumusubiza mu buzima busanzwe, twibanda cyane cyane ku kazi yakoraga, imirimo yakoraga, ibyamutezaga imbere mbere y'uko agira ubwo bumuga. Kandi rehabilitation